umva rero kubura umwuka wera gutuma natwe abakijijwe dutinya urupfu. Niba umuntu agira ibineza neza byo kuzajya muri Amerika, ni gute umuntu abura ibineza neza byo kuzajya mu ijuru? Paulo yasengeye itorero rya Efeso, aravuga ngo arabasengera ngo kugira ngo amaso y'imitima y'abahwezi afunguke, ngo bamenye ibyo biringizwa n'iyabahamagaye. Muri make barunguruke mu ijuru bakiri inahangaha. Haleluya! Umwuka wera duha kurunguruka mu ijuru tukiri inaha, tukagira ibineza neza byo kuzajyayo. None shiti z'Imana, niba tugira ibineza neza byo kujya ahantu tutarabona, ariko twumva amakuru y'ibyiza yaho, twumva amakuru y'ibyiza ko abantu batabura akazi, twumva amakuru y'ibyiza, tubona utuvideo twaho n'utuzi twaho tukabona birasa neza, Imana ishimwe cyane, tukabona ni byiza, tukagira ibineza neza. Kubura umwuka wera bidutera ubwoba bw'urupfu, bikadutera kuyoberwa ibyo tubikiwe mu ijuru, bikadutera kuzirikanwa n'isi. Waba yigiriyemo ibyago ukababara nk'umuntu utazayivamo, waba yigiriyemo ibyiza ukayigundira nk'aho bitazashira. Aya mazu n'amamodoka meza Imana idutije, ayi ni ibyondo n'ibipapuro, ni byiza mu gihe cyabyo, ariko ntibigereranywa. Haleluya! Ntibigereranywa n'ibyo tubikiwe hakurya y'ubu buzima. Uyu mubiri we rero, uyu mugaragu w'Imana, ngo uruhukira mu mahoro. Kubera iki? Nta bwoba bw'urupfu ku muntu ufite umwuka w'Imana. Urupfu ni irembo ridusangisha umukunzi wacu. Ntabwo tubivuga ngo duhamuke cyangwa ngo turakenyuka cyangwa ngo turagenda tutarangije ibyo twasabye gukora, ariko niturangiza ibyo data yatugeneye. Haleluya! Niturangiza ibyo data yatugeneye. Ikindi abari muri Kristo Yesu n'amaguru yombi ntago bibwa, bagenda igihe cyabo. Narimze ngo abari muri Kristo Yesu ni iki? N'amaguru yombi. Ntibibwa, bagenda igihe cyabo kigeze, bararuhuka. Ngo kandi ngo n'umubiri wanjye uzaruhuka wiringiye ibizaba. Haleluya! Uzaruhuka niringiye ko nzabona umwami, uzaruhuka niringiye ko nzahanagurwa amarira ku maso, uzaruhuka niringiye ko nzabona ibihembo by'abakiranutsi, amakamba y'abakurikiye umwami. Haleluya! Abafite umwuka wera ntibagira ubwoba. Niyo mpamvu ntacyo wabakangisha, kuko bigishwa wari kubakangisha urupfu gute kandi barimo bifuza kumusanga. Ariko igituma Satani adukangira inahanga, akadukangisha gukena, akadukangisha ndakwirukana ku kazi, uzagabura icyo abana, akagukanga ugakangika, nuko tuba twazirikanywe n'ibyo inahanga. Ariko iyo twuzuye umwuka wera nta kintu cyaguhinyuza. Niko ko kirakubabaza, ariko uvuga uti umwami wanjye turi kumwe, turagendanye, kandi n'ubundi tuzavima, katumuha icyubahiro.